bazajijuka namwe mukaya mukina umupira ku rwego babona kuri televiziyo. Ibyo murebe hano nashakaga kubigisha irindi jambo ngewe uyu ni bande banza harimo umuntu uzi hariya hari wigeze kumenya muri gurupe yo hano yebwe nta n'umwe wamenye. Yewe ndi umupasitori witwa pasiteri mpamvu nkaba inshuti yanyu njya mbashakira imipira nk'iyi nkaboherereza n'utu twenda two kwambara n'ahandi nkanabasengera kugira ngo muzamenye ubwenge muzabemo abantu bakuru b'abagabo, abantu bagera ku bigurano natwe tuzajya kuri televiziyo tukababona bagiye gukina Burayi. Ni bande bumva bazajya kabisa mubishyiremo imbaraga, nanjye nzajya mbasengera namwe mukine, hanyuma muveyo muba abantu bakomeye bakize muze muteze n'imbere wanyu. Sibyo ku buryo aha tuzahubaka stade dufatanyije namwe mwarabaye abagabo. Sibyo naho reka mbigisha irindi jambo. Hari undi uzi irindi mwigeze kwiga ritari iryo? Narayibagiwe kubera iki? Buri cyumweru iyo ntago mwaheruka muza kuwa gatanu. Bareka mbigisha irindi rimwe. Sibyo nta mwana n'umwe uri kubigisha irindi yiwe. Yongere kambaye mbigisha irindi byanditse muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere. Zaburi ya mbere musubiremo. Umurongo wa mbere haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abanyabyaha.